Reka nongere ngusuhuze uyu munsi wa none ngwifurize umugisha w'Imana, ngwifurize amahoro atuba kuri Nyagasani umwami Imana. Barababwiye ngo hari aho bigera iyo umuntu abeshyera Imana vuga, ariko uyu munsi wa none ndashaka ngo tuze kuvugana kuri iki kintu wumve neza ubuhamya bw'abantu ndetse bagiye batanga ubwabo bitangiye uburyo bahanuraga ibinyoma. Ibi ni ibintu bikomeye cyane uri buze kumva nawe ubwawe ukumirwa ndetse ukanatangara. Ibi rero nibyo bintu byeze cyane ndetse abantu bakwiye kwitondera, badakwiye no kujya babitega amatwi. Ibintu uza kubyumva uraza kumva ikintu gikomeye cyane, kuko ni nabyo abantu muri iyi minsi barimo kugenda bakora, biganana abandi. Ugasanga umuntu yahawe nimero y'umuntu akayiha umuntu, akayiha undi muntu, ari umuntu baziranye, hanyuma umuntu akaguhamagara agatangira kukubwira ngo ni ibintu byawe, ngo yariho asenga, ngo Imana ngo imuha nimero yawe, ngo hanyuma akakubwira ABCD. Nyamara si umuntu urimo gusenga, si n'Imana yimweretse, ahubwo ni umuntu bwe yamuhamagaye usanzwe ukuzi, akamuha nimero ye, akamubwira buri kimwe cyose cyawe, ariko aba ari n'umutwe wo gushaka kwiba abantu. Aba nabo rero mu buhamya batanze ni ibintu babeshaga. Ni umutwe ugira uti ubuhamya bw'intumwa z'Imana zo muri FDLR zari zishinzwe ubuhanuzi bwo gufata u Rwanda. Nyemera wumve ukuntu babikoraga ibi bintu, nyemera wumve ukuntu babikoraga. Ari nako bakunze kujya bakora ibintu bakakubeshya. Uzumva umuntu aguhamagaye ngo yabonye nimero yawe, akakubeshya ngo nimero yawe ngo yari wasenga ngo arayibona. Ibi ngibi is the same, ni kimwe n'ibi ngibi uko babikoraga. Nyemera uze gutega amatwi wumve ukuntu basigaye abantu babeshya, bakaza bagateka imitwe, ndetse nawe ubwawe hari abakubeshye bakubwira ko nimero yawe ngo yasengaga, ngo agiye kubona ngo abona ngo ku gikuta ngo nimero yawe ngwijeho, ngo cyangwa ikintu kimeze nka taburo. Ese baba baraguhamagaye? Niyo baraguhamagaye ubishyire muri komantere. Ese nawe baba baragutekeye umutwe? Cyangwa se ugasanga umuntu amuhaye nimero yawe, yarangiza akaza akakubwira ibiri kimwe cyose, cyangwa se ukumva umuntu arakubwiye ngo mfite ngo umuhanuzi ngo nshaka kuguha ngo aguhanurire ngo agusengere, nyamara yaramubwiye ibintu byawe byose. Ibi nibyo rero mukwiye kujya mwitondera mbere cyane cyane yo gusenga n'umuntu mutazi, cyangwa se yo gusenga n'umuntu gusa mupfuye guhura hanyuma akaza akagupfunyikira. Ibi bintu rero ndi mu bantu babirwanya ba mbere, nta nubwo nzabiha agahenge. Yewe ari igihe mbirwanya abapasitori ugasanga cyangwa se abahanuzi birwa bababeshya tukabipfa, ariko ntacyo bitwaye. Imana nigukiza wowe ubwawe, njyewe Imana izamemba. Ibi rero babikora mu nyungu z'abantu ku giti cyabo, cyangwa se bafite icyo bagambiriye. Ariko kandi reka kugira ngo dukomeze, niba ari ubwa mbere nyemerera ukore subscribe, ukore like, share, komantere yawe uyishyiremo, ni ngombwa. Reka twumve ubuhamya bw'aba bantu. Uyu yitwa Nirere Aime Marie ndetse n'uwitwa Niyonzima Jean Damascene bahoze mu mutwe witwaje intwaro wa FDLR. Bavuze uburyo bigishaga bakanahanura ibinyoma bifashije imirongo yo muri Bibiliya, bakabesha abarwanyi b'uwo mutwe ko ari Imana yavuze ko bazarwana bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi byatangajwe kuwa 30 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2025, ubwo komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yasezereraga icyiciro cya 75 cy'abantu 143 bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari bamaze amezi arenga 3 bahabwa amahugurwa abasubiza mu buzima busanzwe mu kigo cya Mutobo kiri mu karere ka Musanze. Niyonzima Jean Damascene wahoze ari umupasiteri muri FDLR yavuze ko yari n'umuhanuzi, ariko uhanura ibyo yabwiwe n'abayobozi b'uwo mutwe bagamije gukora icengezamatwara ryo kumvisha abarwanyi babo ko bagomba gukomeza kurwana. Mu buhamya bwe yagize ati iyo babaga bateguye ko umuntu ari buvuge, bateguraga n'ibyo agomba kwigisha.
iyo baguteguraga bakubwiraga ijambo ry'Imana rijyanye n'igitekerezo n'imigambi bafite, biha morali abasirikari kugira ngo bumve ko urugamba bari kurwana ari urugamba rw'Uwiteka Imana. Muri uko kwigisha ijambo ry'Imana ryakoreshwaga bashingiye ku migambi mibi ya FDLR, hazagamo n'ubuhanuzi bugamije guhumura amaso abarwanyi bayo ngo bemere ko urwo rugamba Imana irurimo. Yagize ati, bateguraga umuntu ugomba gukora ubuhanuzi, igihe cyagera akicara hasi bakamutwikira ikiringiti agatangira guhanura. Yahanuraga avuga bya bindi bamubwiye ko agomba guhanura, noneho abasirikari bakumva ko ari Imana irimo kuvuga kandi ari ibyo bamuteguriye. Nizane Anne Marie wari ufite ipeti rya Premier Sergeant muri FDLR yivugiye ko yari umwe muri abo bahanuzi bahanuraga ibinyoma ko abarwanyi ba FDLR bazatsinda urugamba bakagaruka mu Rwanda bakuyeho ubutegetsi bwarwo. Ubuhamya bwe yagize ati, nanjye nari umuhanuzi muri bo, ariko ubuhanuzi bwarategurwaga hakaba itsinda rishinzwe kubugeza ku bahanuzi bakabusubiramo bakabufata mu mutwe. Iyo ibyo byarangiraga, abo bahanuzi bajyaga kubugeza ku basirikare bateguwe kubuhabwa. Batubwiraga kubahanurira ko bagomba gukomera ku rugamba kuko bazarutsinda. Twababwiraga ko bagomba kurwana batamanika amaboko kugeza bageze ku ntsinzi yo gufata igihugu ari cy'u Rwanda. Icyo nicyo twashishikarizaga abo basirikari, bakumva ko ari iby'ukuri ko ari Imana ibivuze, kuko bumvaga ko nta handi twaba tubikura hatari ku Mana. Abandi basubijwe mu buzima busanzwe bagize icyiciro cya 75 mu buhamya bwabo bahurije ku kuba muri FDLR ari umutwe urangwa n'ubwumvikane buke. Bashimangiye ko badatinya kwica abantu, bagasaba bagenzi babo bakiriyo gutaha kuko nta cyerekezo gifatika cy'ibyo barwanira gihari, nyamara mu Rwanda rw'ababyaye ari amahoro ndetse rukataje mu iterambere. Mureke rero mbabwire bavandimwe, ibi bintu ni ibintu bikaze, ni ibintu bikomeye ndetse ni ibintu biteye ubwoba. Aho ngaho niho uzajya usanga abantu bagenda n'uyu munsi arimo abahanuzi ndetse bagenda ariko bahanura ibintu rimwe na rimwe babwiwe. Ibi rero nibyo mukwiye kwitondera, ndetse kandi ubuhanuzi bwose, ikintu cyitwa ubuhanuzi icyo ari cyo cyose cyitondere cyane, kuko muri iyi minsi abantu bamaze kwigirirwa ndetse abantu bamaze kuba ibicamuke, basigaye badatinya Imana, basigaye badatinya kuvuga ngo Imana yavuze, ndetse kandi bayibeshyera. Iri fo rero kwitonda, iri fo ko ugomba kubanza kumenya, ese koko ubu buhanuzi ni Imana ibuhanuye? Ese ubundi ubuhanuzi buri kutubwira iki? Cyangwa se ubuhanuzi ubundi burimo kutwigisha iki? Ese ubuhanuzi koko buvuye ku Mana? Ibi rero ubuhanuzi bwinshi 85% abantu basigaye bahanura ibinyoma, abantu basigaye bahanura bafite inyungu zabo, abantu basigaye bahanura bifite icyo bishakira, abantu ndetse basigaye bahanura batagamije umugambi w'Imana, ahubwo hari misiyo bafite. Ibi rero nibyo abakristo cyangwa se abaturage cyangwa se abaturarwanda ndetse n'abaturanyi b'u Rwanda mugomba kwirinda. Hari icyambere ubuhanuzi bujyanye n'icengezamatwara, hakaba ubuhanuzi bujyanye n'ibinyoma ariko abantu bashaka kwiba abantu, hakaba ubuhanuzi bujyanye n'ibyo abantu bagambira mu mitima yabo ariko birimo ubugome ndetse n'ubugambanyi, cyangwa se bashaka kuza kuvutsa umuntu icyubahiro runaka, ariko ibyo byose bakabikora binyuze mu buhanuzi. Rero ibintu byinshi ntabwo kenshi muzajye muhita mubyemera, kuko byinshi birimo ibinyoma cyane. Abantu bitwikira umwambaro w'ijambo ry'Imana, bitwikira umwambaro w'ubuhanuzi, bitwikira umwambaro wo kuza kubesha abantu, nyamara
atari ubuhanuzi buvuye ku Mana, ahubwo ari ibintu gusa by'ibihimbano, ari ibintu gusa by'ibifitirano, ari ibintu gusa byo kuza kubesha abantu. Ibi nibyo rero mukwiriye kwitondera cyane kugira ngo mutazagwa mu ruzi murwita ikiziba. Imana rero ibagira neza. Wowe wanyumvise, niba koko ari ubwa mbere, kora subscribe, kora like, kora share, kora commentaire. Icyambere rero nuko nawe ubwawe hari abagiye bakubeshya, nuko nawe ubwawe hari abagiye baguhimbira ibinyoma ndetse bakaza kukubeshya kugira ngo bakwibe, cyangwa se bafite ibindi bintu bagamije, cyangwa se ari icengezamatwara by'abantu runaka, cyangwa se bafite ibindi bintu bagambirira. Ibi rero nibyo mukwiye kujya mwitondera ndetse mukaba maso kugira ngo mutaza kugwa mu ruzi murwita ikiziba. Imana rero iguha umugisha kandi Imana ikugire neza, Imana ikurwanirire, Imana ikwiteho cyane, Imana ikurengere. Kubaho kw'Imana kuze ku buzima bwawe, imbabazi z'Imana zikuzure, ubuntu bw'Imana bukugote, amasezerano y'Imana akuzenguruke. Ndagukunda cyane kandi Uwiteka Imana akomeze akwiteho. Ariko kandi nsoza, hari ibintu mukwiye kubanza kwirinda no kwitondera. Imana rero iguha umugisha kandi Uwiteka Imana akorera n'amaso y'imbabazi, ikiganza cy'Imana kikuzeho cyane. Ndagukunda mu izina rya Yesu Kristo, amen.